Ikaze ku muyoboro Rugigana Kiyonga official. Mwese abaduteze amatwi murakagira amahoro n'amahirwe. Kuri uyu muyoboro niho mukurikira imigani, imyandiko mu majwi ndetse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, maze mukiyungura byinshi mu magambo agize Ikinyarwanda. Uyu munsi ndabagezaho umwandiko ugira uti imvura n'umucyo. Buri muntu icyo yifuza ni imvura n'umucyo. Kubwe imvura yagiye igwa umunsi umwe, undi munsi izuba rikava. Ntawe ushima imvura y'umuduhagizo, ntawe ushima umucaniro w'izuba rihozaho. Bati ibintu ni magirirane. Imyaka itunga abantu igirwa n'umubisikano w'imvura n'umucyo. Imvura yonyine y'iminsi yose itera inzara, izuba ryonyine rihozaho ritera amapfa. Imvura y'umudubi nta gakiza kayo. Imyaka iri mu gitaka iratabama cyangwa igatembanwa n'isuri. Imyaka ikuze iratikira ugasanga yaboze, ndetse n'ibijumba bitabiwe mu rushyana ntibishobora gushora. Imvura nk'iyo yuzura n'urutoke gusa. Abantu mu rushyana bamererwa bate? Abatuye ahantu hataba ishyamba baba barigushije, nta nkwi bashobora kubona muri icyo gihe zitabaruhije bikabije. Ugasanga baburaye aho mu nzu utwana dukomanya amenyo, cyangwa bagacana ibyatsi bitose umwotsi ukuzura inzu. Bene inka nabo barushywa n'ikama ryazo, bagira gusayagurika mu biziba n'igisogororo, bakagira imvura ibari ku mugongo n'imbeho y'umugoroba. Rimwe na rimwe uwo inyana icitse yakubitiraho ubunyereri akikurunga mu nzarwe. Abatazi inzarwe ni icyondo gikabije. Undi ngo ajyanye amata akiyesa hasi, icyansi kikamuca hejuru. Mbega ibyishimo iyo haramutse umucyo, agasusuruko karatangira, byose ubwuzu bukabitaha. Udusimba tugacukunyuka mu twobo twatwo, tukavugurura imyobo yatwo, utuguruka tukananura amababa, abantu bagasanganiza imyaniko. Si nyina w'imyaka yaboze, si nyina w'imyambaro yanyagiwe, si nyina w'ibiryamirwa, si nyina w'icyarire. Bakishima mu mirima imyaka yatabamye igataburuka. Nuko rero ugasanga ibintu byose byataye akabi. Bakurikiye urubuga umuyoboro Rugigana Kiyonga, ndabashimiye cyane. Nyuma y'uyu mwandiko murakomeza gukurikira umusaza Rugigana Kiyonga akomeza atwigisha mu migani ya Kinyarwanda, ndetse tukaba dusangamo inyunguramagambo n'ibisobanuro ku buryo umugani ushobora kuwukoresha mu buzima bwa buri munsi bitewe n'uko wasobanukiwe amagambo awugize. Haba ubwo umuntu yanga guca umugani kuko awuzi gusa ariko atazi kuwusobanura. Nimugire amahoro, ndabashimiye. Mwana wanjye rero, dore uherutse kuntumira mu bukwe, ariko nk'uko wabibonye ubwo wansuraga, mwana wanjye wabonye ko mfite intege nkeya z'ubusaza. Urabona ko ndi umugenzi wigendera, ariko ndakubwira ijambo rimwe,
ubwo banyokorome bazagutahira ubukwe mwana wanje. Ariko mwana wanje rero dore ugiye kubaka urugo rwawe, wamenye ntuzaheza umugore wawe ku migambi y'urugo, kuko urugo ni umugore mwana wanje. Inkono yanjye uko ndeba ishaje hakiri kare, umwana yayigurije muri iri soko. Mwana wanjye rero burya nanone umugore uri ku mutima ntabura umutima. Mwana wanjye rero ibyo uzabizirikane, uzagira urugo ruhire, tungaho ukomeze ugire impagarike n'ubugingo, muzagira ubukwe bwiza ndabyizeye, mba ndoga mbisibisi.